umugabo asigaye mu rugo umutware ariko akeneye amafaranga ko ajyamo amafaranga agasohoka muri weekend kuki utabyumva pastor ngo abagabo hano barahohoterwa kikirwa cyo utari bucumva ntago nyuma ko nawe usigaye warayobye none naguheruka gutarayoba hari abantu babakire kavuga ati icara ho nzakugaburirira wicare mu rugo ugire gutya ariko ujye umenya ko wa mugore wicaritse mu rugo rero utunze za vewiti utunze nayo ma etage n'ibiki byose ukamubuza gukora haraje kurwarire depression baba shoferi bawe na baba zamu bawe barajya bamwirirwaho noneho wewe wagiye gushaka ya mafaranga noneho ujye ubura byose wabyumvise teranyije abagore baba mu rugo kwanza buri agafaranga yakoze ikosa ntago bagombaga kuvanga umutungo yamusanganye amubuza se kubera iki kugurisha amubuza ko ari umugore we gafaranga rero yicare yemere urwo abonye kuko akubitwe ni niba yarakoze ikosa bakavanga umutungo batashakanye azawumutegekamo agomba kubyemera kuko ubwo yari yamukunze nyina amwegurira ibye byose Reka twongere tubasuhuze tubahe ikaze abakunzi bacu mwese Imana amore baho umugisha abakunzi bakurikira ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubutumwa bwiza ndetse n'impuguro za Reverend Pastor Serene ndetse ku Mpuhwe TV no ku Pastor Fane Official no ku Ntoranwa TV. Imana ibahe umugisha tugira umugisha kumufatisha ntago byoroshye wayabirose warabuze ariko kwera akazi keshi ibyo ubamo nabyo burya keshi hari igihe kuboneka bitoroshye rero tugira umugisha wo kubana nawe ko turagukunda kubwo ibitekerezo bya byiza n'impuguro zawe nk'umubyeyi ndetse nk'umuntu ufite inararibonye ubonye ibintu n'ibindi nibyo tuvuga rero tugwaye ikaze murakoze cyane pasiteri wacu natwe turabakunda Imana iguhe umugisha dushimye Imana rero mwese ko muri wo mubana natwe mu biganiro twatangiye byo kugenda tubaza ndetse tugenda dusesengura atari ugusesengura kunda ubwo twibaza ibyo mwibaza nanjye ndabyibaza ariko dushaka kugira ngo dusobanukirwe neza uyu munsi rero nakugendereye ngira ngo nshaka kugira ngo twiganire nk'uko nabimenyereje abantu b'iwacu hari ibintu tumaze iminsi tubona cyane cyane ndashaka umuryango w'abakristo ni umuryango w'abakristo kuko uyu munsi turabona ingo ariko ubundi nka umaze igihe kingana iki mu rushako ndashaje pastor imyaka 20 imyaka 20 mu rushako yuzuye ejo bundi kuri 28 z'ukwa gatanu none iyo tuvuze ngo urushako ubundi urushako niki urushako rero urushako ni uguhura k'umugabo n'umugore ariko bagahura mu buryo bw'umugambi w'Imana kandi bwo kuzuza n'umugambi w'Imana mu by'ukuri wenda nshaka kuvuga ngo no mu mugambi w'Imana no kuwuzuza umuntu akavuga atesa bishingiye cyangwa se bagize gute bo ntago babujije umugambi w'Imana nubwo wenda baba babikoze harimo ikibazo cyangwa se harimo ibyaha ariko burya nabo baba bari kuzuza umugambi w'Imana kuko Imana irema isi ikintu cya mbere purpose ya mbere Imana yari ifite ku bantu harimo icyo twita procreation kunguka kwaguka kubyara kororoka murabizi ko Imana ngo yaremye ibintu byose mu itangiriro igice cya mbere irarema ngo ibona ni byiza irema amazi irema ikirere irema ibiti irema inyamaswa igira ku muntu iranamurema irema umugabo ariko imaze kurema umugabo ibona ngo ntago bihagije ibona haraburamo ikintu runaka
aricyo nyine cy'umuryango. Noneho rero yabonye ko umugabo, Imana iravuga ngo si byiza ko uyu mugabo abaho wenyine, reka muremere umufasha, reka muremere umuntu uza kumukomplimentinga, wa wundi uza a helper mu cyongereza, ni nk'umuntu wo kumufasha ariko amwuzuza. Ntabwo ari kwa kumufasha byo kwitwa umuja we, ahubwo ni ukumufasha amwuzuza kugira ngo hasohoreho umugambi w'Imana. Urushako rero ni kumwe umugore n'umugabo bahura, umusore yarari hariya yari ukwe nyine, ariko Imana ibona ko atari byiza ko aba wenyine, hanyuma iravuga ngo nibaze babane kugira ngo bazasohoze umugambi w'Imana. Nanone ndaza gusobanura kandi kantu, hari abashaka ntibabyare nubwo navuze kubyara, ariko nabyo burya biba ari mu mugambi w'Imana. Gusa kwaguka, kuko ntitwakomeza ngo tubeho tutabyaye twazima, ariko mu mugambi w'Imana haba harimo ko twaguka, mbese tukagura umuryango. Muri make nuko nguko urushako naruvuga, ni entreprise y'Imana, ni gahunda y'Imana yo kugira ngo abantu basoze umugambi wabo wo kugira ngo isi ikomeze ibeho, mbese ikomeze kure, isi ubona byita gukura, ubuzima ibeho nyine isi, kuko hatabayeho umuryango, hatabayeho urushako, isi ntaho yabijya. None se buriya umuntu, abantu bashobora bashakanye ntibabyare, bo ntago baguka, nta bundi buryo bashobora kwagukamo? Bashobora kwaguka biriya bintu. Ijambo ry'Imana none riratubwira ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Abantu buriya kutabyara biterwa n'impamvu zitandukanye, wenda uburwayi cyangwa se ibindi bintu, cyangwa se amateka, uko umuntu yabayeho. Hari ibintu byinshi cyane buriya bitera kutabyara, ihahamuka, ibibazo. Hari n'abantu baba ari abasore cyangwa se ari abakobwa bakaba bakora nk'ibindi bintu, gukuramo inda n'ibindi, cyangwa se masturbation, kwikinisha cyane, nabyo hari igihe bituma umuntu atabyara iyo ashatse, n'ibindi bintu byinshi cyane. Hakaba n'ibiterwa n'izindi ndwara ziba zitazwi cyangwa zizwi, rimwe na rimwe harabivuza bigakira, abandi ntibikire, ariko akenshi hari igihe uzabona umuntu amaze imyaka 10 n'ingahe 20 akabyara. Byose biba biri mu mugambi w'Imana, ariko purpose ya mbere Imana ire mu muntu, nk'uko tuyibona muri Bibiliya. Hari harimo ngo reka muremere umufasha bagende, none iravuga ngo mugende mutegeke isi kandi mubyare mwororoke. Kubyara rero ni umugambi w'Imana ku isi. Vuga ngo igice kimwe ni ukubyara tukororoka, kugira ngo dusoze umugambi w'Imana w'icyo yavuze ko yaremye umuntu umwe, irangije iravuga ngo nawe uroroka, sinzongera kurema ahubwo uroroka. Twubaka umuryango, kuko bitabaye ibyo gushaka byaba bidafite sense, hatarimo kwagura umuryango, mbese gukrea generation by generation. Kuko we Pastor Fanny na Pastor Gabi mufite umuryango muri kubaka, mufite family, ibisekuru n'ibisekuru. Ntago kushaka purpose ari sex, kuko sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina umuntu yayikorana n'uwo batanashakanye. Abantu babikorana nabo batashakanye, indaya, abahisi, abagenzi, iki n'iki. Ariko urushako noneho rero ni ikintu kinini cyane, kirimo na wa mugambi wo kwagura umuryango. Jewe ngewe Pastor Serene no mutware wanjye Esironi dufite purpose yo kugira umuryango wo kwa Esironi, abazadukomoka ahubwo baturutse kwa Esironi. Nk'uko namwe mufite urushako mwarubatse, hanyuma murashaka kwagura kugira ngo mbese hazabeho nyine isi ikomeza kubaho. Ndabyumva. Ariko tubonye yuko hari igihe umuntu wabura urubyaro, bakabura urubyaro kandi ntako bakagize. Ariko kandi tubonye ko Imana irema yaremye, ibanza irema ibintu byose. Ubutunzi bivuga ngo Imana yemera ku butungo, tuvuga ngo uyu muntu ushobora gushaka kandi ntibabyare, ariko nabo bakaguka mu bifatika. Baraguka kandi buriya ngewe abantu bangishije inama batarabyaye mu rushako, mbagira inama yo gukorana adoption. Kwaguka buriya twe dufite abana 2 bacu bwite kandi tutabyaye. None se ubwo ntitwaguka, karakuze arahari n'abahungu 2.
hano ni ukuvuga ngo twabahaye igisekuru, twabahaye umuryango Yego. nubwo tutababyaye. Yego. Ushobora kutabyara umwana wawe biologike ariko ugafata na wa wundi babandi baba bari hariya muri za oruferina n'ahandi hose. Umwe twamukuye muri kwa Gisimba muri oruferina bakizifunga, undi weho twamufashe mama wa Gipfa. Yego. Ntago rero uwo mwana none se wavuga ngo kubera ko ngo atavuyemo mu ntanga zanjye cyangwa se muri atari biologike ngo ntago ndi burere n'undi. Hari igihe Imana ishobora kuguha n'uwo utagira igisekuru kindi wowe ukakimuha rero. Njye rero rimwe na rimwe ntago babyishimira iyo bahaye iyo nama, ariko abaje kungisha inama akavuga ati twe ntago tubyara. Ndababwira ngo kugira mubeho mutagira umwana. Yego. Kandi abana ari umunezero mu rugo. Nimufate umwana hariya mu mwadawuti. Ariko mba numva yagombye kwishima kubera ko ntago yagombye kukurakarira kubera ko uburyo bwose yakoze ntago byakwiye mbona ntibimushimishije. Nyine ko nuko ni kwigiza nkana ko ntabwo yabyaye. Wa mwana n'ubundi akwita mama, akwita papa, kandi nicyo dushaka nk'ababyeyi. Why not se kugira ngo ne affection yawe yo kwitwa umubyeyi. Kuki wamara imyaka 15 uvuga ngo sifite umwana, niba imyaka 5 igeze kuki utazana n'uwundi? Erega urukundo nicyo rutubwira gukunda. Nyine kunda na babandi wumve ko nawe wamwakira. Ndi kuri iyo ngingo nakubaza, ari nk'abantu bicara duhura nabo kavuga ati je sinzashaka nge numva nta mpamvu. Niyihe nama wakira nk'umwana w'umukobwa akavuga ati nkurikije ishako ndiho mbona muri iyi minsi ndumva jewe nzabona umuntu uzashaka umusore untera inda ngiye nkirera umwana warakunda umwana, ariko ubusobanuro bw'umuryango we bwa wa mugabo n'umugore bagomba kubana ntabishaka bitewe n'ibyo abona hanze ahangaha. Uyu muntu ufite iyo bitekerezo byo kumva ko azabyara umwana, undi mugabo musore nawe akavuga ati nanjye nzashaka uwo nikemuriraho ibibazo imbege nyine, nk'abo ngabo wabagira ihe nama? Birashekeze nyine. Umukobwa wanjye hari igihe rimwe yambwiye nyine turi kuvuga ibintu nyine nk'ibyo byo gushaka n'ibiki byose. Aravuga ati mama ubundi se ni ngombwa gushaka? Ati ye numva abasore ngemba numva umugabo azaza kuntera stress. Ati santera stress ajya ntegeka ibyo nkora mpakazi anshyirewe. Ati ngemba ibintu by'urugo byo kuba umugore ntabishobora. Ndamugana kuti zitabishobora, ariko urumva n'umwana nyine ukiri primaire ari wenda abareba wenda ibyo nkora cyangwa se akumva weho ntago abona ari ibintu yashaka kuko ashaka kuba muri comfort zone nyine yiruhukire. Ati nge sinzashaka. Rero isi y'iki gihe yarananduye. Yego. Cyane cyane mu rubyiruko. Urabona hariho trends nyinshi kuri social media. Abantu arareba akavuga ati abagabo nitesha mutwe. Akajya kuri izi za YouTube zacu twicaraho akabona umugore ararira uko umugabo yamutesha umutwe, uko umugabo yagize gute. Hari ibyo nahoze ndeba mu gitondo, hari igihe mbonye akanya wenda nk'umuntu ugiye nko muri dushe nko gukaraba cyangwa se uri nk'ahandi hantu ufite free time ukaba wafungura nka YouTube ukareba. Ndi kubona kwa Gerard Mbabazi niho sigaye mbona abantu bajya kuririra cyane bafite ibibazo. None rero umwana w'umukobwa ubundi wabonye biriya bintu azabona umunezero w'urugo. Icyo nicyo kibazo nshaka. Azabona umunezero w'urugo kuko twebwe abantu ntago tujya kuri social media tuvuga ibintu byiza by'abagabo, tuvuga ibibi by'abagabo. Si ikibazo cyo tukabavuga ibibi tukabavuga nabi tukavuga ibikomere. Nicyo kiri gutera rero abakobwa n'abasore kuvuga ati jewe ntago nzashaka. Umusore arajya kubona akabona uwashatse w'umuturanyi yarahukanye yaradivorishije akabona aragarutse. Uwo muntu uzamubwira ute ko agomba gushaka? Azaba agiye gukora iki? Yego. Cyangwa nawe ubu ngubu koko we wakumva uvuga uti nge nzashaka cyangwa nagira gute? Kuko byaranduye. Niba ingo nyine ziri gusenyuka ari nyinshi ni ikibazo, ariko none ndagira ngo mbwire abo bantu batekereza gutyo nta kintu cyiza nko gushaka. Ngiye niko ntekereza. Yego. Kera nkishaka nyakunda kubivuga bankurikirana cyane. Najyaga numva nyine nakwahukana nkumva nakwiruka umugabo yavuga nabi nkaba ndazinze imyenda nkashyira mu ivarisi. Sibyo? Nkashyira imyenda mu ivarisi ntindagiye. Ariko gavase ndasubira iwacu koko. Mama yari akiba mu giturage tutaramwimana ngo aze mu mujyi. Ndasubira iwacu mu giturage mu bizenga hariya ku Kibuye.
nkabase ndabyikorera se ndabigenza ubwo nyine nkabura uko mbigenza ariko byari bindi mu mutwe ariko uko imyaka igenda ikura nza kuzasanga ikintu kiryoha cya mbere ni ukuba wicaye mu rugo ukaba ufite umuntu uraza wamubwira ibyo ubonye byose nk'ubu mu kazi hari igihe umuntu yirirwa mu kazi siteresi zose niba ntashye nimugoroba mfite umuntu ndi buzibwire ndabimubwira niyo adashaka kunyumva namubwira nti rambika telefone ariko unyumve dore abakozi banteye siteresi turabigenza gute sibyo icyo ni icya mbere ikindi Bibiliya iravuga ngo ababiri iyo baryama barasusurutsanya sibyo ra sinzi ngo barasusurutsanya uzi kurara mu buriri wenyine ukarara wihirikanga nk'aba basore tuba bari imbere yacu ntabwo kwihirika mu buriri wenyine ari byiza ugomba kuba ufite umuntu mugomba kuba muri kumwe urushako rero ni rwiza aragutangiye iyo wihiritse aho kugira ngo ugwe hasi aragutangiye sibyo pastor urushako rero ni ikintu cyiza sibyo ntago ngewe kubwira nubwo hariho ibintu bibi biba ariko urushako nicyo kintu cyiza cya mbere kuko murafatanya ikindi ubwo tuvuze mu buryo buri bw'amarangamutima bw'imibanire uri bubwire ariko no mu buryo buri economic yego sibyo ubu ngubu wenda wowe ufite ibyo ukora uri kunyura hariya ugakora yego n'umugabo afite we yagiye ari gukora muri buze muhuze so ni ukuvuga ngo rero imbaraga income muri buze kugira ibyo mwinjiza muri babiri ntabwo ari kimwe na income z'umuntu umwe y'umuntu umwe arizengurukaho urizengurukaho niba ari muri business wenda tuvuge mucuruza kenkayori umugabo arajya Dubai wowe mugore usigare wakira abakiriya ariko niba ucuruza wenyine ubwo umugabo azajya hehe nako niba uri umugore gusa ucuruza uzasigamo umukozi utizeye uko azakira abakiriya hanyuma rero ujye hehe nawe ujye Dubai gusa urumva bitavunnye rero urugo ngewe uko ngenda nkura imyaka iba myinshi ubutesi bwamvuyemo yego nubwo umugabo twaba tutameranye neza ndahukana njye hehe ndagenda ngiye kugira nte ngomba kuguma aho ngaho kuko mfite inyungu ziri materiyeri hanyuma abagore harimo abagore bari bukumva kuvuga ati ese turaguma mu rugo tubwirwa nabi dutukwa turyagumbwa ashihura giye kubera iki naguma muri ubwo buzima keretse agukubise ariko umuntu ashobora kutagukubita nemera ko umugabo wamuta yagukubise ariko hari igihe umuntu pastor igihe umuntu atagukubita ariko akakubwira ijambo cyangwa akaguhima cyangwa gukorera ikintu runaka ubusa kwicisha inzara akakwambika ubusa kandi ujya gukora ukagaruka nabyo bikaba induru akubwira ati sinshaka ushobora kujya gukora akayarya cyangwa se wajya gukora akakubwira ati ntugarukire mu rugo atabishaka ashaka kwicara nawe uri pastor babwire urashaka ko bari gihe umugase wahindutse umunyamakuru none hari abantu bubatse ingo agira atya bakaba babana mu rugo ariko ugasanga mugenzi we aricaye ageretse akaguru ku kandi akumva ko iyo umugenzi we akoze amafaranga we nk'umutware agomba kuyakoraho akayakoresha ibyo ashaka agashaka ibyo ashaka kandi uyu mugore ntavuge nakumvishe gengira amahugurwa urabizi nyagira mugura abagore domestic violence nigeze zivugaho amoko 12 yihohoterwa ribera mu ngo ni byinshi rero hari umuntu uguhohotera mu buryo buri mentally ntagukubite ntakugira ati ariko sasa akakwica ugapfa uhagaze ukasara neza ukagenda wivugisha mu muhanda abo nabo babaho hakaba n'undi uza akagukubita iki nyine ariko bikarangira agahinduka umuntu muzima gusa impamvu ngewe mvuga ko muri physical violence ugomba kugenda no kugira ngo ejo atazana kwica umuntu ugukubita urushyi burya abonye n'icyuma yagigutera kuko nyine abagira kamere mbi umuntu ugukubita urushyi abonye n'umwase hariya cyangwa umuhini yawugukubita niyo mpamvu rero twadivayizinga yuko niba ukubitwa uri umugore ugenda ariko izindi violence domestique cyangwa se izo hari financial ibyo wavuze hari physical hari psychological hari emotional ni nyinshi cyane abantu bakora bahohotera bo babana cyangwa se babangiza hari n'iziri sexual hari no guhohotera gukoresha imibonano mpuzabitsina utabishaka hari noneho no gusambaniraho akabazana mu nzu akabagira hehe akagira ate ibyo byose ni ibintu biba mu ngo ariko
ntabwo ngiye mbona solution ari ukugenda, ntabwo mbona ari ugutandukana, ahubwo ni ukuvuga ngo umugabo niba agufashe gutya, niba umugore agufashe gutya, wowe se ntabwo ushobora gushaka izindi solution ziri hagati aho ngaho. Ubwo kujya gutanga inama kuri solution nicyo igisubizo washaka, byasaba ko tugenda kuri violence imwe ku yindi, kavuga atese wenda yanciye inyuma nabigenza gute. By the way njya mvuga guca inyuma cyangwa se biki wari ugiye kuvuga ibyo gucana inyuma wenda reka tuye ko ni ibintu birebire kandi mbona ari agateranzamba bigoye. Katwirebere ku uyu muntu uhohotera mugenzi we, ariko mu buryo muhohoteramo ntashake ko amarangamutima yasohoka hanze. Gute? Urugero ankorera iyicarubozo mu rugo mu buryo bwose, yaba ubwa finance sibyo, no kutavuga kandi akankura muri bagenzi banjye mu nshuti, simvugane nawe kugira ngo ntavuga agahinda n'umubabaro mfite, mbese bibi byanjye gusa. Uyu muntu akagumaho kandi hanze agashaka kwerekana yuko aguwe neza, urugo rwari rwiza, akakubuza kuvugana n'abantu. Yego, urugero ntakwemere gutaha amakwe, ntakwemere kuba twaba inshuti, ntukakundane na Pastor Fanny, ntuzajye hehe, ugasanga agukubiye aho hantu mu rwego rwo kugira ngo gusa we agufate. Kandi abo bantu wowe ukaba uba mu rugo akagenda agahakaza akagutekera ugateka kakwereka ko ugomba kwita ku rugo. Simbizi da se nabivugaho icyo gitekerezo. Ba mu rugo ntujye mu makwe, ntuvuge, ntugire ute, ni jyewe gusa usohoke werera abana, ugasaba uruhushya umugabo se ngo bigende gute? Usaba uruhushya umugabo nase we ntabwo ushyigikira gusaba umugabo uruhushya. Ruragoye, unyine ukarumusaba kugira ngo ujyemo ahantu runaka. Murabiganiraho, ariko ntekereza ko biba atari ugusaba uruhushya ko mutera. Niba uri kuvugana n'umuntu ukavuga uti ariko mfite mariage hariya, ese hari izindi gahunda dufite, sinibaza ko iyo usabye uruhushya buriya permission nk'abana bacu sibyo, ntago ashobora kujya ahantu atasabye uruhushya kubera ko turacyabafitiye igishyika n'ikindi. Nese umugore n'umugabo nabyo, ubwo umugabo uzamuzirika gutya kubera ko nanjye atari bwo buzima mbayeho. Urabona twebwe nyine buri wese arigurutsa akicyura, buri wese mu rugo rwacu niko bimeze. Ubwo byangora kugira ngo ibyo bintu ngira icyo mbivugaho, ahubwo wowe nka pastor nawe ugushaka kuvugaho iki. Reka twigarukire ku cyo nshaka kugira ngo nkubaze. Nakubwiye ngo ndashaka ko tuganira cyane cyane ku ngo, ariko cyane cyane z'abakristo. Yego, tugarutse ku murongo w'ubukristo, turabona divorce nyinshi cyane iri mu rusengero, kandi iragaragara ku bakozi b'Imana, kuri baba pasteri tubona babandi bafite navuga ngo bakabaye ari bo umuntu areberaho, kandi batwigisha urugo rwiza, baradusezeranya, nyandi magambo baduha amahoro mu rugo. Ariko turabona divorce nyinshi turuka kuri bo, kandi hari ijambo rivuga ngo umuntu wese, umukozi w'Imana cyangwa umukristo, aha niho nshaka, ajya gushaka Imana yavuze Imana yambwiye ko ari umugore wanjye, Imana yambwiye ko ari umugabo nzashaka ameze gutya na gutya. Ariko tukaza kubona baratanze ubuhamya batwereka ko Imana ubwayo ariyo yamweretse umukobwa cyangwa umusore agomba gushaka. Ariko tukagaruka nk'uko bivuze, tubona ziriho zisenyuka kandi zirasenyukira imbere y'abana bacu. Njye nashatse Imana yambwiye, ariko sinzi niba Imana yari yabwiye abantu bose. Umugabo wanjye ko narumva ambwira ko Imana yamubwiye, ni ukuvuga ngo ntekereza ko itabwira abantu bose, simbizi. Ntago none abantu yego Imana yavuze, akoreka tubanze tugashyire ku ruhande. Buriya ibintu by'Imana yavuze rero, Imana ishobora kuganira nawe, ariko ingo zose ntago ariko izaganira nabo, sibyo? Imana ntago izaganira n'abantu bose ngo ibabwire ngo mujye gushaka, kuko gushaka hari n'urukundo ruza nyine, kuko umuntu yakurengera gukunda. Ega burya nubwo Imana ivuze imushyiramo rwa rukundo, uza ngo atagukunze yaza ngo nuko Imana yavuze. Kandi batubwira yuko hari igihe Imana, kuko Imana yabivuze, n'ibyo uvuze ndabyemeye, kubera ko Imana ujye kwemera umuntu utamukunda kuko Imana yavuze cyane, ko turabibona. Kuko nicyo niho nshaka kwibariza, ese Imana irabeshya? Imana yakubwiye ngo
uyu mukobwa ugiye kurongora niwe n'ibimenyetso yakubwiye hanyuma mu kanya mugakora divorce mugakora aho ndashaka kumenya iyi Mana niyo yibeshye cyangwa agiye n'igihe wibeshye cyangwa se nagukunze nagendeye ku marangamutima atari Imana yavuze. Imana yo ntibeshya pastor, nawe urabizi sibyo? Imana ntibeshya, dufasha abantu. Imana yo ntibeshya, nta nubwo ihindura ibyo ivuga, nta nubwo ivuga rwose ibintu by'amahara kubiri ngo ivuge ngo Pastor Fanny azabana n'uyu ngo ariko ntibikura. Twumvikane ko nabi Imana yavuze nabo baradivorce, yego, nabi Imana yahuje nabo baradivorce, kuko umuntu ni umuntu, umuntu ni umuntu aremye muri kamere y'icyaha. Kiriya cyaha rero cya Adamu kitubaho kidukurikira iteka ryose. Nubwo Imana yanavuze ariko ushobora guhinduka Robert, ushobora guhinduka ikigomeke ku Mana. Bwa bushake bw'uko Imana yavuze wowe Pastor Serene uzabana n'umugabo wawe, ariko wagera mukagira intege nke ukagwa nk'uko Satani nawe yaguye. Niba abamarayika baraguye natwe turi abantu, sibyo? Ngiye nkunda kwigisha mu ijambo rikiza kuko nta ijambo rya buri munsi. Ntago Imana dushaka kubaho perfect, nta ahubwo iki dushakaho nuko twebwe tuba abantu, sibyo? Ntago ishaka ko tuba perfect, ahubwo irashaka ko ahubwo tuba abantu bayidepandaho kugira ngo yo ubuntu bwayo budutume dukomeza kuyubaha. Rero kuba divorce ziri kuba nyinshi pastor, suko Imana idahuza abantu, si nuko abantu batashakanye mu bushake bw'Imana, ahubwo nuko turi mu isi y'icyaha kandi y'abanyantege nkeya. Ahubwo abantu dukwiriye kwemera yuko turi mu ntege nkeya. Buriya ikindi buriya mu rugo tugiye kubiganiraho twazamara nk'icyumweru tubivuga. Kugira ngo wubake urugo pastor ni ibintu bisaba commitment y'abantu babiri. Yego. Ntabwo ari njyewe njyenyine. Nta n'uwa gatatu. Nta n'undi wa gatatu. Nuvuga ngo njyewe Serena n'umugabo wanjye Esirone tugomba kwiyemeza ngo uru rugo tugiye kurwubaka. Ni nk'uko dushobora guhura nk'ubu. Wavuze uti dukora ikiganiro, tukemeza ko tugiye kuza tukicara imbere ya kamera tugakora ikiganiro. No mu rugo rero abantu babiri, niba ugiye gushaka uzi yuko ngo umugabo ari uzakubakira, wowe nta ruhare rwawe uzashyiraho, uzarusenya nubwo Imana yaba yavuze. Yego. Ni hahandi umugabo azavuga ngo wenda kuzanya, akumva gushakamo ibintu byose yabuze. Aragushakamo kumubera nyina, aragushakamo kumubera umukozi, aragushakamo kumubera umugore uzabyara, aragushakamo kumubera uwo guhaza amarangamutima ye yo gushaka imibonano mpuzabitsina, aragushakamo kuhinduka imashini yo gukora imirimo yose yo mu rugo. Ibyo bintu byose rero nawe kandi ufite ibyo umushakamo, akirengagiza ko kugira ngo wowe Serene wuzuze za nshingano, nawe afite izindi nshingano agomba kuzuza. Niho rero amadivorce ari guturuka. Umugabo araza yitera akaguru hariya yicare, wowe urabyaye abana 3 4 bangaye, ngiye mfite abana 7, wabyaye indahekana, ategereje kuzateka, ategereje kuzamesa, ategereje kuzagira. Uzi ko hari n'abagabo bavuga ngo ngiye sinarya ibyo ngo umukozi yatetse, ngo nzarya ibyo umugore yatetse gusa. Kandi ubwo umugore ayoboye company nk'iyanjye irimo abakozi 50, bahembwa ku kwezi, bafite stress. Hanyuma ngo nanjye bwanjye sinishoboye, afite abana 7. Hanyuma ngo umugabo ategereje ko ngo azarya ruko nagiye no mu gikoni. Ngaho mbwira uwo mugore uzajera company, ajye muri business, ajye muri butiki, ajye muri kenkayori, ajye kurangura, azajye no guteka, ajye niki. Bisaba flexibility kubaka, sibyo? Divorce rero iki cyanditswe cyo mu migani 31 ukivugaho cy'umurongo wa 10, kiriya kivuga ku mugore abyuka kare gategura nibyo nyine, umugabo agasohoka yorganiza ibintu byo mu rugo. Jewe nibyo nkora pastor. Uyu mugabo akora iki? Umugabo nawe afite inshingano. Uyu wo mu migani, uyu wo mu migani akora iki? Hariya bavugaga ku mugore mwiza wo mu rugo. Buriya ibintu byo mu rugo cyangwa se n'iyindi mirimo, role y'umugabo mu rugo ngiye uko defining, he is a provider. Nk'uko Imana yacu nayo ari provider. Umugabo agomba gutekereza imishinga izana amafaranga mu rugo. Yego. Ariko management y'imirimo yose, gukoropa muri douche n'ibiki, usanze ndi kuzenguruka mu bakozi bose, isuku, ibi bintu byose ntago nshaka kubibaza umugabo. Rwose nizi ndabura kubona hano, nibi bintu uri kubona hano, rwose usije kundangira amavazi, agomba kuza agategura, ugomba kuba wabipanze abakozi n'abakozi, ukabaha umurongo w'ibyo bakora, n'ibyo bateka, n'ibyo bagira. Ariko not necessary yuko njyewe Serena ari njyewe urajya
gufura. ariko hari n'umugabo udashobora kurya udahari vuga ati jyewe sindi burye hari n'umugabo ngo utambara imyenda umugore atateye ipasi. niko zubakwa niko zubakwa rwose uko zubakwa rero ntago urwo rugo uko zubakwa wese yayiteye ipasi. oya ibyo ngibyo nawe ubivuze ntabwo ari byo. twumvikane pastor, njyewe niba ntahari sibyo nagiye mu nama cyangwa nagiye mu bindi, umugabo ntago yatera ipasi, arantegereza igenda ibuzire inama iri burangire kugira ngo atere ipasi tugende. ugomba kubitera ukabimaza igihe warabiteye niba ari iby'icyumweru. umugabo se wateye ipasi yabyo ntabwo ari ibyo, ariko umugabo ni umwami n'umutwaro. gusa noneho pastor nawe rero uri kuzana ubuyobe nawe ntago ni bibiliya nyine. kandi iki cyanditswe cyo mu migani cyerekana uburyo umugabo asohoka mu marembo akicara mu bakomeye bakavuga ngo we wambajije ngo noneho wakora iki. se bureka nkubaze pastor, wowe tuvugire umushumba, tuvuye ko wenda umeze nk'aba bashumba bayoboye church bayiyoboye, uyiyoboye wowe wenda umugabo we nawe afite ibindi akora, ugomba kuruganiza biriya bintu byose byo kugira ngo uraninge itorero. nguhaye urugero kuko uri umupastor sibyo, nguhaye urugero kuko uri umupastor, hagaruka nkita no kubyo hanyuma uzagaruka. nabonye perezida wa Tanzania ngo afurira umugabo imyenda, ariko uzi comment nashyizeho naravuze ngo biterwa n'iyamufurira chakwa box ari box nanjye ndiko n'amasengere. none se azavuga ko ari ujya gufura n'amapantaro, ari ujya gufura n'ibiki, kandi afite capacity yo kugura washing machine akagura cyangwa yakuba yabijyana muri dry cleaner bakabifura bakabitera ipasi. ni ngombwa se ngewe niba nshobora kuorganiza sibyo, umukozi akaza nkamutoza nkamwigisha, nkamwereka ukuntu batera ipantaro y'umugabo, nkamwereka ukuntu ibintu bigomba gukorwa. kuki wavuga ngo kuko akaboko kanjye katagiye uwo mwenda sinzawambara? icy'ingenzi si uko ipantaro iraza iteye, icy'ingenzi si uko ikote riraza rikoze neza. hanyuma niko tubona abapasiteri ashobora kuba yajya mu ivugabutumwa ariko kuko umugore atamuteguriye akagenda asa nabi, akavuga ati umugore wanjye ntabwo yujuje inshingano afite. Yesu ashobora kuba afite za ndahekana akavuga ngo umugore ntamwitaho. none umugabo nawe kandi akeneye ko amuterera ipasi akamukora ibintu byose. aho naho hazi ikibazo rero, afite indahekana umugore ari konsa umwana ari kurira, pastor we yarari gukora iki? pastor ari warategura ijambo ry'Imana, agomba kujya mu ivugabutumwa, agomba kumuhanagurira inkweto, agomba kumuterera ipasi, yarangiza mu gitondo amaze kumutegura n'icyayi anyoye agahita afata biriya n'igitabo akajya mu materaniro. rero turi abapastor babiri twicaye imbere y'izi kamera. reka dutange inama natwe. nyine ubwo ngarutse kuri cya kibazo wavuze ati abantu bari gutinya ingo muri iki gihe. pastor wicaye gusa ari busome bibiliya, hanyuma yarangiza akubitamo ikote ridateye ipasi. kandi mama wanjye mama pasiteri yari arimo afite abana 4, afite uko kugira ese upasta. reka nkubwire nk'iriya nzu yawe koko wowe ubwawe udafite undi muntu ugufasha mu rugo, wakoropa ugateka ukarera bari abana bawe bakajya ku ishuri bakagaruka saa sita ukabagaburira ukajya kubacyura ukabazana. pasitoro arimo ari gutegura ijambo ry'Imana, wenda tuvuye ko yagiye no mu yindi mirimo, wowe wenyine ukabishobora hano ukagira. niyo mpamvu uzumva abantu bagiye mu mahanga hariya hanze akenshi bashwana kuko hano twaramenyereye. abo uzasanga bubatse, njye nagiyeyo muri Amerika kwa musaza wanjye, mbona tumaze kurya musaza wanjye agiye muri lavabo arogeje ibintu byose akoze isuku aho ngaho kuko igikoni kiba kiri aho ngaho muri salo. none se yicare mu myanda. tujya gusura urundi rugo dusanga yeye bya sinki byaruzuye. kubera iki? umugore akora amashifuti ya kumanywa, akora amashifuti ya nijoro, umugabo ngo ntashobora koza isahani kuko niko bamureze. ubu si uyu munsi igihe ngira inama abantu ngo ntibazoza amasahani. waje hano ubanza wasanze abahungu banjye bagiye cyangwa abana bagiye, ariko hari uhari urangije segonderi. njyewe abahungu banjye baranakubura. twebwe ukuntu mama yatureze mu rugo, navutse ndi mukuru, harimo abahungu 2 hakurikiraho umukobwa n'abandi bahungu 2. imirimo twarayigabanaga, uwasa, uteka, uwoza amasahane, ukubura, ugize gute. nakuranye n'abasaza banjye bakubura, bakora ibyo mu rugo, basa, bavoma, bamesa, dukora iyo mirimo. ni nako ndera abana banjye. njye sinzarindira umwana wanjye ngo nuza n'umugore ngo niwe uzagukorera ibyo bintu byose. hakuna
umuhungu wanjye uzabona ari gukura isahani ku meza, uzabona ari koza, bazi no guteka, uzaze bagutekera aha ngaha. Ntabwo ngenda ibyo nabishyigikira ngo umugabo ngo azicara. Umugabo wanjye twebwe iyo turi hano hari igihe duhari n'abana bose twagize nka pati tugabana imirimo, buri wese agakora imirimo ye, sibyo? Gusa hari ibyo ntamusaba, gusa namusaba ngo ujye udiringa n'abakozi, simba nanabishaka, simba ashaka nanjye ngira mu gikoni ngo ajyeyo kuba yajya kubimanaginga. Ariko ntibyavuga ngo ntari bugende afata ikirahure ngo afate amazi. Uzi ko hari abapapa ba kera babagaho akagira gutya akicara muri saro akagereka akaguru ku kandi n'ikirahure. Urabona nk'ibikoni byacu biba biri hano hafi ni byo mu nzu, ari bugende gufata ikirahure pe yihereza amazi, agategereza ko umugore ajya kumuzanira. Afite akabati k'amazi, ufite ahantu water dispenser cyangwa ikindi kintu dushyiramo, ariko umugabo ngo ntiyahaguruka ngo yisukire n'amazi mpaka madamu kandi amakuru ari bumucike. Urwo rugo rwongeye nanjye ntabyo nshoboye da. Icyo ushaka kukwereka uwo turareba biragoye muri iki gihe. Hari abagabo muri iki gihe bafite imvugo ivuga ngo abagore barabakera, abakobwa bo barasuzu, kandi arashaka umukobwa w'iki gihe ufite amafaranga, wize, amufate nka kera kwa mama, kandi amufate nka kera. Nicyo tandukanyirizo rihari. None uyu mukobwa yagera mu rugo agahita aruvamo kuko asanze uyu mugabo nubwo ari umusirimu ariko imico ye. Nakubwiye ko umukobwa wanjye yambwiye ati ni ngombwa gushaka umugabo ntazantera stress. None uravuga iki rero kuri aba bagabo bariho bateza stress n'abakobwa bateza stress abagabo? Kuko urumva nicyo kibazo gihari, aho ushaka kumva ko ugomba kubaho nka kera ubeho urya amafaranga y'umukobwa, avuga ati genda shaka umukobwa ufite akazi keza, kadushakira igisubizo hamwe. Reka dushyire hamwe. Ndashaka umukobwa. Abagore mbese ngo ni abakera. Njyewe nyamvuga ibintu abantu bakavuga ngo nyamara ngo wabaye feminist, ngo wabaye ibiki n'ibiki. Ntabwo ndi feminist pe, ahubwo ubuzima niko ndi kububona buteye. Kandi uyu munsi pastor ni ntahaguruka ngo njye gukora, nkajya mu gikoni hano, sibyo? Nkajya gukubura, nkajya guteka. N'umukozi nawe adashaka kuza mu gikoni ariko njye sinjya muhagarara hejuru, kuko nicyo gituma abakozi banjye bamara imyaka n'imyaka iwanjye mu rugo bahava bagiye gushaka, kuko n'ujya ujyayo kenshi nawe aragusiga. Iyo ngiyeyo kandi namwirukana, none si ubwo nanjye nkabona umwanda. Ariko njyewe umukozi muha privacy ye, agakora akazi ke, nkajya gushaka amafaranga. Icyo nashaka kukubwira ubu uyu munsi njyewe ninjya mu mirimo yo mu gikoni, koza amasafuriya no koza amasahani no kuba aribyo nicaramo, ngahera ku wa mbere nkageza ku wa gatanu. Niba nakoraga akazi wenda nkinjiza 500 mu kwezi, ibyo 500 bizava muri ayo masafuriya. Kandi 500 nagakuramo umukozi w'ibihumbi 30 cyangwa 40 nkamuhemba, nanjye nkajya gushaka amafaranga tugatera imbere. None se abagabo barashaka ngo twicare turambye hariya duhinga imirima, ko nta mirima dufite yo guhinga? Pastor umva, mureko murashaka amafaranga ariko muyategekeramo abagabo. Murashaka amafaranga ariko amafaranga muzanye atuma musuzugura abagabo. Kandi uyu musore arashaka abagabo none bahitemo amafaranga cyangwa icyubahiro, barashaka iki? Barabishaka byose, bizane byose. Kuko cyambere cyo banza unega amatwi intego yanjye, kubera ko nubwo ashatse uyu musore ashatse umukobwa ufite amafaranga, ariko uyu mukobwa arashaka kumusuzugurana n'ayo mafaranga, arashaka gusuzugura umugabo n'amafaranga. Najye gushaka rero umuturage wa hariya mu cyaro kandi ashaka amafaranga. Uyu mukobwa agomba guhembwa, agaha umugabo amafaranga akayajira akanamutekera, akanamuterera ipasi, akanamukorera. Kuko umukobwa yagiye mu kazi ariko umugabo asigaye mu rugo umutware, ariko akeneye amafaranga, ko ajyamo amafaranga agasohoka muri weekend. Kuki utabyumva pastor ngo abagabo hano barahohoterwa? Kikirwa cyo utari bucumva. Ntago nyumva, ariko nawe usigaye warayobye none ndaguheruka gutarayoba. Niyo mpamvu usanga arimo abagore barasohoka mu ngo, Uranseka kandi ari barasohoka mu ngo kubera ko barambiwe ihohoterwa. Abagabo arashaka kwe kuguma mu rugo ntakore, kandi umugore akore, ariko amuhe afate ikarita buri byo gufata amafaranga nk'umutware. None umugore amaze ati aya mafaranga
ko ku ikarita hariho hari amafaranga ya nayo yagiye undi ati urambaza nkande ko ndi umutware ushinzwe kumenya icyanjye jya amafaranga nsohoke ugasanga abagore bamwe barasohoka mu ngo hakaba n'abagabo none uzantera stress n'amafaranga yanjye none si umutware se ntimwashakanye ntimwavaze ivangamutungo reka nkubwire rero reka tubwire abasore n'abakobwa nimuhitemo kimwe niba ushaka umugore ko aba umukozi wo mu rugo mubwira uti jyewe nakuzanye nk'umukozi wo mu rugo jya unterera ipasi jya uteka woza abana ubarere ibindi byo gushaka amafaranga by'akazi biveho nabyo hariho ingo zimeze gutyo hari abantu b'abakire kavuga ati icara aho nzakugaburirira wicare mu rugo ugire gutya ariko ujye umenya ko wa mugore wicaritse mu rugo rero utunze za vewiti utunze n'ayo ma etaje n'ibiki byose ukamubuza gukora haraje kurwarira depression ba bashoferi bawe na ba bazamu bawe barajya bamwirirwaho noneho wowe wagiye gushaka aya mafaranga noneho ujye ubura byose wabyumvise uteranyije abagore baba mu rugo none abagabo ntibahita yibaza neza ko ari nk'abadukurikiye babafite ahita avuga ati noneho wa muzamu ahita yirukana umushoferi mu rugo kuko yabonaga arebana na nyirabuja abashoferi babazamu babandi baza kugira wa mugore wirije mu rugo kuko ntaziriga ateka gusa azajya no kuri televiziyo areba amafilime ayirirwa aho ngaho ntacyo akora wamuhaye ibiryo byiza wamuhaye amafaranga ubushyuhe buzaza hanyuma rero n'abandi bazinjiramo babandi baza gukora massage n'abandi baza gukora ibiki ntazi abatekinisiye abensitara umuriro abensitara ibiki ntibazabura binjiramo hanyuma rero niyo mpamvu wumva ngo z'abakire zimwe zabaye rwaserera ufite amafaranga wowe yakorera umugore urugo rukaba rwiza wenda ukuyeho n'abakire n'abakene sibyo ingo zose kugira ngo ingo zibe nziza twumvikane urugo ntabwo nabivuze ni commitment y'abantu babiri umwe azanamo 50 n'undi akazanamo 50 ntekereza ari nacyo gituma leta yavuze ngo ku byangombwa by'ubutaka mushyiraho 50 n'andi 50 kuko mwavanze umutungo iyo muvanze umutungo rero ntabwo muvanga amafaranga gusa muvanga n'iyo mirimo muvanga na karagiteri zanyu ni 50-50 ni kimwe ku kindi wowe nushaka ko umugore aguha ibintu byose akakubera ibintu byose ntabwo bizashoboka uzamufuristira nanjye ninshaka ko umugabo ambera ibintu byose nkamuniga nkamubuza umutekano nkamubuza iki bya bindi wavuze nkamubuza kugira gute azageraho abona urugo rumubihiye kugira ngo rero twebwe twubake ingo bikeneye ko ingo ziba ikintu umuntu yishimiye n'umugabo akumva atari muri prison n'umugore akumva atari muri prison ahubwo ukumva ari ahantu unyuzwe kandi ukumva ko ari mu mugambi w'Imana ese tujye mu ijambo ry'Imana urukundo ubundi niki ubundi umuntu ukunda wakamuvunishije oya none se niba wowe icyo utifuza ko bakugirira nawe ntukakigirira undi muntu kuki wumva ko umugore wawe umuhindura ipunda umuhindura umuntu wahariya umuhindura umuntu uciye bugufi ngo uri umutware ariko ukibarengagiza inoze ariko tukiri aho hari n'abagore ubwabo yego nidukoma urusyo dukome n'ingasiye cyane hari n'abagore abona afite poste nziza akabona umugabo we wenda nta n'akazi agifite ko muri iyi minsi dusigaye tubona abagore bafite akazi keza kuruta abagabo bakabona yarangiza ukabona rwose arashaka kwitwara ukuntu uwo nawe aba yararengutse nyine aba yarabaye ukundi erega nyine aba yarabaye ukundi niyo mpamvu usenyuka ntabwo ari abagabo bazisenya gusa n'abagore barazisenya sibyo rero niyo mpamvu njyewe ndakomeza kuri iri jambo rivuga ngo buri muntu wese mu rugo agomba gushyiramo uruhare yego akamenya uruhare rwe ni umugabo wawe wagushatse azi ibyo atagomba gukora ngo akubangamire azi ibyo agomba gukora kugira ngo urugo rwanyu rubeho neza agomba kukugira inama hanyuma rero nawe uzi ibyo uburiye utagomba kubangamira umugabo wawe uzi ibyo akunda niba yikundira ibiryo niba yikundira amahoro niba yikundira umutekano akaba adashaka umuntu umusakuriza urasakuza ushaka iki sibyo pastor ntabwo ugomba gusakuza so bisobanura ngo rero mu rugo buri wese ni 50 kuri 50 njyewe ubu nize umugabo wanjye kugira ngo urugo mbe ndumaze mu myaka 20 wowe wasanga wenda ari nk'ingahe 14 sibyo nkurusha 6 niba amaze mu rugo imyaka 20 bisobanura ngo hari ibibazo twagiye duhura nabyo
ariko umwe akiga ku wundi noneho hakaba guca mu bugufi. bivuga ngo umuntu wese agomba kwiga mugenzi we kandi adakurikiza kumva amabwire hariya nta muntu uzakwigira uwo mwashakanye cyane. Amabwire yarasenya pastor nkuko umushinga w'urugo mutangira muri abantu babiri ni nako n'ubundi mwagagombye gukomezanya uwo mushinga utumvise. Arakabaza nshaka kukubaza urabivuze ntabyo nawe kukubaza ariko ndabyumvise nubashaka kubibaza. Ejo bundi twabonye tumaze iminsi twumva induru z'umugabo bita Gafaranga na Annette umugore we. Hari akantu uvuze numva gatumye ashaka kwibariza. Uyu munsi nuba batubwira yuko niko bavuga ko wenda Gafaranga ashatse kugurisha kumwe mu mutungo wabo ariko umugore akamutambamira. Ese uyu mugore ko iyo mutungo atigeze awuzana yawusanganye umugabo hari uruhara afite kuba yabuza umugabo uburenganzira bwo kugurisha ikintu? Ngo yashatse kugurisha inzu umugabo uraranga. Hari ibyo bintu ubundi biri kuri YouTube ndashaka kubikurikirana. Biri mu rubanza se bari muri Gafaranga urabizi ko afunze ari mu igororero. Yashatse kugurisha inzu umugore aranga. Avuga ati ntugomba kugurisha umutungo tudafite bene birashoboka ashobora kuba yaratara ashobora kugurisha afite amadeni cyangwa se avuga ati undi akavuga ati niba ushobora kwishyura kugurisha byibuze wabonye indi nzu uri bugure cyangwa se ikibanza wenda harimo kutumvikana k'umugore n'umugabo none afite uburenganzira bwo kumubuza kandi bataragize kandi yarabimusanganye. Uyu munsi hari abagabo nk'ubwo nawe uyu mugabo nawe ashobora kuba ahohoterwa kandi umutungo n'umugabo yawishakiye none umugore akamubwira ati nta mpamvu yo kugurisha. Siko numva bikaze nk'ibyo wabivuga gute kandi hari imiryango imwe ibireba ikavuga ati Yesu we uyu mugore danje ari danje. Ku mugani se umutungo wishakiye uzanye umugore awinjiyemo kandi mwarasezeranye ncamana kubuje kubigurisha kandi nyamara afite uburenganzira bwo mwarabivanze. Humuriza aba bagabo bafite ibibazo ndabigenza none ndavuga iki simbuze icyo mvuga hano kubera ko umugabo yarabyishakiye bariya bafite case iri special. Ubundi abandi tugenda tugira ibintu twarabishakanye cyane mwarahereye hasi mwese nta na kimwe mufite mukabishakana. Kuri Gafaranga rero shana ko numva nanjye byandakaza nkamudihara nubwo nanjye simbizi Gafaranga sinamushyikira gukubita ariko reba nka buriya yaje asanga afite etage afite ibintu byose afite ya shop njyamo na y'imyenda sinzi niba kibifite cyangwa niba ari biki arahageze undi yashaka kugurisha ati ntobigurisha. Mana yanjye umwuka wera natugira inama twumva inama twatanga aho ngaho kuko ubone ngiye bune numvaga nari ntarumva neza icyo wenda bapfuye icyo yamujijije ndaza kubikurikirana byumve neza nuko nyine ntekereza ibintu kujya kubyumva nabyo nkazanga n'intoza ariko ndashaka kugira ngo nibaze uwo Gafaranga ujya kugurisha umutungo ariko kugurisha nari nguhaye urugero gato kuri abo ngabo ariko nshaka muri rusange ako buriya hari igihe mugurisha ikintu mufite intego imwe buriya ntekereza ko bipfira muri communication mu rugo kuko nanone hari n'abagore nabo bamezwa nabi ariko nanone umugore ashinzwe gucunga umutungo w'urugo rwose abagabo buriya ukuntu bameze ashobora kuza akavuga ati tugurishe nabonye ahantu indi business n'ibindi rimwe rero ukareba ukavuga ati ntago ndi bugurishe muntu wanjye njyewe rwose imitungo nabonye ntago nzayigurisha. Ibyo rwose nanjye njya mbifata iyo myanzuro. Hari igihe umugabo ambwira ati ariko tugurisha hariya ngiye gukora business wenda y'ibibanza n'ibindi ntabugane mbabarira imitungo twashatse yireke twese ahubwo ujya muri banke usabe credit ubari ujya gukoresha business kuko ikintu duharanira twebwe ababyeyi ni ikintu kuvuga ngo nabyaye abana ngomba kugira umutungo none ninyigurisha bya business agiye kujyamo nizeye ko iraba nzima. Aho rero kuba umugore yabitambamira nabyo biragira ariko nanone ahantu bikomere rero no kugira ngo umuntu akubuze kugurisha noneho ibintu yagusanganye atagizemo n'uruhare rwo kubishaka. Aho ndumva bigoye rwose ndashyiramo amarangamutima nemeze ko uwo mugabo nawe abahohotewe kuko ubundi imitungo wansanganye ngiye ni wakagombye kuba yintegekaho kuko hari n'abakobwa tubona ashakana n'umugabo umugabo ugasanga yafite ibibanza afite n'inzu yubatse ariko yagerayo agatangira ko ari bya bindi yashaka ari bya bindi avuga ngo bagabane batandukane ariko ukabona ko yishimiye ko ntiyishimire ko ashatse umugabo
ahubwo akishimira ko afite imitungo bazagabana. reka noneho tunavuge ko hari n'abagabo ubu se nta bagore b'abapfakazi wenda umugabo yapfuye amusigiye amazu cyangwa n'ibindi bintu, umugabo akagenda akamwinjira akajyayo ashaka iyo mitungo. Barahari baninjira hari n'abereho binjira mbese tubikure ku bagore ku bagabo, tubikure ko noneho hari n'abagabo noneho nyine turakora ahantu hose nk'uko hari n'abagabo bareba akavuga ati uyu mugore yatandukanye n'umugabo akoze divorce, bagabanya imitungo, reka ninjirire hariya ngende n'iriya mitungo. Nawe uwo ngo nawe nabajura, ahubwo nabajura abagiye kwinjira nabajura kuko nta nubwo mbyumva. Ubundi rero bajye babireba neza. Kwanza buriya agafaranga yakoze ikosa, ntago bagombaga kuvanga umutungo yamusanganye, bagombaga kuvanga umutungo muhahano. Base kuko mwese yamuburije iki ubukwe bwabo kuki se wamubuza tumenye amubuza se kubera iki kugurisha? Amubuza ko ari umugore we. Gafaranga rero yicare yemere urwo abonye kuko akubitwe niba yarakoze ikosa bakavanga umutungo batashakanye, azawumutegekamo, agomba kubyemera kuko ubwo yari yamukunze nyine amwegurira ibyo byose. Niba abandi batanga n'isi bagatanga n'ijoro byose bagatanga n'inuzi, ubwo yari yamukunze. Bumve neza bakuruguture mu gihe abatarashaka mu kujya gushaka genda bagira inama. Nujya gushakana n'umuntu wowe ufite imitungo akabaje, sibyo, muzavange umutungo muhahano, sibyo. Niba nta mitungo mufite nimutangire nyine, sibyo, kandi muyishakane. Wa mukunzi ugira ute? Jewe nakunze. Wowe ushaka umukunda ariko watagukunda, yishakira ya etaje yawe ufite. Tuzabibwirwa n'iki se ko akurikira? Ntago wabimenya kubera ko abantu bari kurambagizanya bariyoberanya, ntiwamenya ibyo ashaka, ntiwamenya ibyo agambiriye. Niba uzi ko ufite imitungo runaka ifatika ifite agafaranga, ukabona umuntu umukobwa araje cyangwa se umugabo araje ashaka kugira, mubwira uti tuzavanga umutungo tuzahahana, azakore nawe ukore mwese mushake, bya bintu bisige ku ruhande uzabikoze icyo ushaka kuko wabivunikiye atari yaza. Bitabaye ibyo azagutera stress. Hari nk'abagore bagiye bapfakara nyuma bakiromariya, ariko ugasanga iyo bagiye gusezerana aramubwira ati uyu mutungo n'uw'abana, abana b'umugabo, nta mpamvu yo kugira ngo tubane kandi dusezerane ivangamutungo risesuye kandi aba bana ari umutungo wa se. Herega nuko twavuze iby'urushako, twavuzemo ibintu byinshi. Buri rushako ni ibintu bivanze, ni byinshi cyane, cyese ubikoze nk'ibiganiro nk'ijana. Buriya mugeze no mu bintu bya divorce no gutandukana, ngewe igitekerezo cyanjye, mind yanjye nuko niba ugiye gutandukana n'umugabo nk'uko twarashatse ibintu tukabishakana, ngewe umugabo murumva nuko mubwira ngewe n'icyo kiganiro tugiye tunakigirana rimwe, namwe ngiye tutandukanya iyi mitungo yose nta na kimwe twajyana, twabihereza abana twabyaye. Kuki se twaba tujya kubigira? Twabiha abana twabyaye, ukagenda wenyine nanjye ukagenda nyine. Ninde jewe mugore waza kwinjira mu mitungo ngiye navunikiye akajya kuyijyamo, uza amarorojoro ndara, reba izimvi zose zino ni kwirirwa ndi gushaka inoze. Hanyuma uri umugabo rero uzane mu ndi mugore, cyangwa se ngewe nzane mu ndi mugabo aze kujya kubyinjiramo, aje kubikora mwikise. Dufite abana twabyaye, urumva? Niba ari ugutandukana, niba ari ukugira gute, sinzi wenda urukiko ko rwashyiraho imbaraga cyangwa ngo rugire gute, ariko ngewe twakwemeza tukavuga ngo niba ngewe nawe tunaniranywe, iyi mitungo twashatse tuyishyire hariya, abo tugiye gushaka kuko abenshi batandukanira, harimo buraya, harimo abandi bakobwa. Umukobwa araza akareba umugabo wawe cyangwa umugore agatangira kumwitendekaho, akabara batandukanyije mukajya kudivorce, ashaka ya mitungo mufite. Ngaho reba nawe ibyo bintu rwose. Kubera ko niyo baro batandukana usanga kesho bababwira ngo utwara ibi, utwara abana, abijyana hese. Ariko aho kantu uvuze ndumva ariko ni mu bihabana, hanyuma mugende zivuga ngo abana ngo ntago barangaye, ngo ntabitaho, wa muntu winjije mukase araje bitumye umwana abaho nabi. Ndi wongana ku musozo. Yego. Ndashaka kugira akandi kabazo ushaka kubaza. Turiho turabona twigeze gusa nk'abagikomozaho. Turiho turitegeza tugasanga izi mbuga nkoranyambaga zirica ibintu.
nubwo tuzikurikira tuba turabona mu muhamagaro umurimo w'Imana upfapfana byose bikaza hano tuba turumva ngiye kukuvangira tuba turumva amakuru tukumva amakuru y'ikuzimu gusa ngiye kukuvangira ibintu bisigaye ni imvange sibyo twarinda warako tugiye kurya imvange kujya kora kwa abantu bose batubwira amakuru menshi ariho aza ariho aratuma tudakizwa tutinjira mu murimo tudakunda gusenga ahubwo ari nabwo nazango ziriho zinjirirwa tukadohorwa kubera ko turabwirwa amakuru y'ikuzimu gusa nibyo bintu tuba tubona no twari ko tukabona abagore baraza bararira umugabo yantaye umugabo ankoreye ibi byandi byose ese koko hagati impamvu uvuze abagore nuko nta bagabo tubona benshi umubare kandi barahohoterwa umubare munini tubona w'abagore turabona abagore nadivorishije natawe kuko uriya mugabo ntiyampaga keya ntiyankoraga ibi niboneye kandi none ugasanga najya gushaka nta nabanje ngo atuze akire cya gikomere ahubwo yihutira gushaka kandi akongera akagaruka yongera arira buri munsi akagaruka arira umugabo uyu muntu uhora uhohoterwa n'umugabo ntagane amategeko ntagane abashumba ntagane imiryango ku byose bagahita babiza bakabirunda ahangaha ugasanga noneho aya marira aratuma akubita amatwi yacu bayinjereri abasore barabara bakavuga ati ariko urushako rwo guki bagira mu bakozi Imana tubishaka n'ubuki akagaterera nzamba kakavuyo urabibona ute Mana yanjye nyine bigomba kubaho kandi ntago bizanabaho bizanahoraho nta nubwo twabikuraho ngo biveho sibyo pastor ntago twabikuraho ngo biveho bigomba kubaho ahubwo twe tugomba kwiga kubana nabyo kuko isaha iri kujya nta nubwo wavuga ngo noneho ngo isi urayigira nziza niyo mpamvu usanga nko mu mahanga mu Burayi mu za Amerika aho nyine muri western countries batubwira ngo agakiza ngo abantu ntibakikitaho nibyo niho byabanjirije natwe rero bitugezeho ahubwo wowe rinda agakiza kawe nanjye ninda kanjye nunda rinda ke ukuyemo nibyo by'abarira n'abagikuzimu n'abagira gute n'abajya hewe usibye wongeye kuzimu ntago mazi nta nubwo rwose mpemera nabira by'abajyayo simbyemera ariko n'ubwacu n'ibi bintu urabona n'isengero zirafunze sibyo none se abantu batajya mu rusengero ho uribaza ngo basenga gute agakiza ubu ngubu noneho rero ni cya gihe Bibiliya yavuze ngo agakiza kawe niko kagiye kumenyeka kari mu mutima wawe nubwo tuvuga gutyo nako gatogo kose kariho n'ibindi bibazo byose biriho byanze bikunze ndagira ngo nkubwire urufatiro rw'Imana ruracyariho imiryango myiza iriho ingo zinezerewe ziriho abagabo beza bariho abagore beza bariho abantu babanye neza muri amani bameze neza bariho ntabwo turi kubaho mu buryo bwo kuvuga ngo ntabwo dufite ngo icyerekezo ibibi biriho ariko n'ibyiza biriho kandi nitunareba tuzasanga ibyiza birahari imiryango myiza irahari abantu beza barahari amafaranga arahari akazi karahari so rero ahubwo wowe buri muntu wese namenye ngo ndabaho ku giti cyanjye gute ndagenda nte ndabyitwaramo nuko nguko niyo nama natanga buri wese narinda agakiza ke abantu twavuze ku miryango buri muntu wese narinda urugo rwe yego umenye ukurera abana bawe ubarinde iyisimbi nibajya no gushaka uzabagira inama sinzi niba bazanyemerera kuko cyane ko baba bavuga ati turashaka kwigira mu mahanga none se abana bashaka kujya mu mahanga uzamugira inama utamufite ariko nuko basengera tukabaragiza Imana kuko abana nabo nibareba burya abana nabo bakura bashobora kuba social media ihari ariko burya abana bareba ibibera mu rugo niba ukundana na papa wabo mukaba mubanye neza ndatekereza ko batazakurikiza urugero babonye kuri YouTube kuruta urwawe bazareba ahubwo mama na papa bo babayeho gute ese ni urugero rwiza kuko ababyeyi nizo role model zacu dukurikiza ibyo barimo so ndatekereza ko ibihe byo bizarushaho kuba bibi ubu nta nubwo biraba bibi bizakomeza bibe bibi ahubwo twebwe twirinde uko tubibamo urakoze cyane ikibazo cya nyuma ndakirabaza ngo ni ryari umuntu agira ibanga ry'urugo y'uwo bashakanye igihe cyose ntekereza ko ibanga nyine rigomba kuba igihe cyose kandi ibanga nyine ubwo biterwa n'ibanga iryo ari ryo ariko ibanga nyine ryagombye kuba rihari igihe cyose
so washaka kuvuga iki ku byo ya murakoze Turekeraho. abakunzi bacu mwese Imana amahoro ibahe umugisha turagushimira ikiganiro cyiza uduhaye inama nziza kandi ziri ku mpande zombi nta muntu n'umwe twavuze twifashishije urugero rumwe rwa Aneti Murava na Gafaranga bitewe n'uko ari byo tubona hano ariko twavugiye muri rusange mu rwego rwo kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya dushoje rero atugira inama ko buri muntu wese narinde izamu ry'agakiza ke ye kuvuga ngo pastor kanaka ngo yakoze ibi runaka yakoze ibi cyangwa se urugo ngo nta urugo ruzima ruriho umuntu ntago yubaka nka nkundi urugo rwanjye ntago ari nk'urwawe hari amahirwe ufite ariko inama nziza nuko wabasha gusigasira urugo rwa muryango wawe ugahitamo neza ukajya gushaka utekereje bigatuma ubasha kugira ngo babana wa musaruro w'abana bagomba kuva mu ariyo nyungu y'urushako baze kugera ku kigero bareba mwebwe bakifuza urugo rwanyu akavuga ati jyewe nzashaka kuko data na mama babanye neza rero rubyiruko ntimucike intege bagore beza muri mu mago yanyu ntimwumve ko bicitse ahubwo mwibuke gupfukama musenga umugore ari urugo bagabo mwibuke yuko nubwo mfite icyubahiro ariko turajya hano kandi turabakunda turanabubaha ariko mugerageze gushaka namwe icyatuma mubasha gusigasira umuryango wanyu ari rugo rwanyu ukore mujye inama uganiriza umugore wawe mujye inama utamumenyesha kandi umwubahe kumwubaha nuko nawe wirinda kwiyandarika nka pasiteri rero icyo nagusorezaho nuko nababwira ngo icyabakiza nuko mwakwinjira muri Yesu mugakizwa urugo rwanyu mukarumurikira Yesu abana banyu mukabamurikira Yesu bizatuma Yesu aba mu rugo kandi urugire ntunsubize ngo umbwire uti saba pasiteri hoya ndavuga Yesu udahinduka Imana ntiyivuguruza ihora ari Imana Imana amahoro ibaho umugisha turabakunda shalom.